ese Rube yitwaga na Rube ni ijoro ko twavuganye nje na rubangirwa ngo tuze kukureba narwanje nicaye mu nzu wari uhari ariko byari bitaraba kuki nagukubye nyine nanjye nicyo nibaza nagukubye ngo mutaza ukujya kutica umupango wawe nanaye panze wabirangiye oya byari bitaraba nese Rube wamwifashije mana ngo buriya mutoni wamwigondeye ese yumva nkubaza turagera mu biro ko byagenze mana njye ntabwo ndi kubikurura amazi nanjye n'inshuti yanjye mbwira ukuntu wafata umwanzuro wo gukora bya bintu oya wenda uri kubyishyiraho ariko njye ndumva uri kumbeshya wenda uri kwanga wenda nk'abatipe wenda bafasha ukabishyura uri kwanga kubashyiraho ibintu by'ubusuka bwatereka mbyiteze ariko ntabwo wabikora ngo muri kodinga mwe ubu njye sinari kodinga sindi kodinga akagimarira kodinga ntabwo ko nagira kodinga uno buhamya Rube ngiye mbwira nk'inshuti yawe mane nzahora nibuka bino bintu mu buzima nahura nawe nazahura nawe nzamenye ibi bintu byabaye mwese mwari inshuti zanjye ariko ibintu byabaye ntabwo turi kubyumva twumiwe basumva nkubwira ngiye mbwira detaye y'ikibazo ukuntu byagenze kugira ngo nahageze ngewe nabibonye ndumirwa tugiye gutaha turahoberana kaje kazarabizo twaya gutahanje ndabizike ikaze wambara ugaceceka ndikazarabizo kuko umunsi umwe yarahari ko byagenze umunsi w'ejo ku mugoroba atambutse mu nzu aranja mu rugo ariko urumva ko afite broken heart imvura yaguka hano mbabwira n'akantu ikote nambara n'ikote ntabwo sinarabuka mwese muri kodinga ku kantu ndahiga kwiga yego nta kibazo n'urwibutso hasi ubwo iyo yigendera basi ntanambika nca ahantu ibintu yanyoye afata iri bizi ndayinywa ntoya nuko ndesha kiri BCF uretse gato buri inzoga no mujyanama mubi nibyo mbona umuntu uvuga ngo reka manze ndimirenze noneho rero kandi cyakareka nkubwire ntabwo inzoga ivandaho intention y'umuntu yari afite ikikora nukusa nkaho ikuvana isoni ku maso ugakura amarorerwa none ko ngo in vino veritas ikufungura ku byo icyakabiri kintu mugomba kumenya ibimurimo nyine irabyihutisha sindabona umusinzi ufata imbwa akayibaga yitiranya n'iheri cyangwa ubona intare ngo zisange uzimugi cyangwa ngo agende ngo arebe nk'ikiyaga ngo kigende hejuru ndakitiranya na kaburimbo ntabwo ibyo bibaho umusinzi bavuze ngo igihugu kiratewe nta hunga mbere akajibisi gato nitambikira ku kazi ngeze mbaka ji ya marite Malte kuri telefone apana ndanayishyura yicara mu gikari cyari kirimo ndani cyuma kirimo nabicyashishije ariko ushaka kumva hano nka bireka kubera iki ariko ibintu byabaye kuki ushaka kumponyorida Paulo do icyuma agiye kugicisha ejo mugoroba nari maze kubona ko umutwe wanjye byari byiza cyane ntekereza gukora iriya nyine uyu muntu yarize ntabwo byansose abize se ntabwo bica abantu niba se afite umutima nama gato icyo gihe cyose nibura nta n'akantu kandi umva ko yafashe umwanya ngo abishyira mu gikoni ni ubwa mbere se yari yicanye umva se ngo amufate imisatsi nshatse niba hakupa reka amakope
mwabonye ibikuta byuzuye amaraso ntabwo wabonye ahantu babaga barimo reka bigarukiraho ikintu gishimishije ni kimwe rero ngiye mu mbabarire sinjya nemeranya nawe ariko ngira ngo ngiye gusubira kuri ya mategeko ya Mose dans pour don nubwo nkunda kwemera ko ijisho rihorera irindi isi yose yakuzura impumyi ariko uyu muntu yari afite I don't regret, I'm sorry to say so, kuba yanatekereje no kureba inzego avuga ati reka ngutere icyuma kuko wumvise story yuko bimeze hari n'abatekereza nabonye hari abantu bari ku mbuga nkoranyambaga ngo ariko ngo ni gute ngo iyo bamufata bakamubura bakabanza bakamuzana none se umupolisi we ariko abanza mutere icyuma umupolisi wacu wateguwe na leta kugira ngo aturinde umutekano bakamuha imbunda kugira ngo irindire mbere na mbere abanza abe secured kugira ngo securinga abandi bamutere icyuma mu mutima kandi uriya muntu ngo yari amaze kubwira n'uwo ari we wese ko umwegera mutera icyuma cyane yari kumara kugitera kuko yarakibanje wowe wabura umupolisi yarakibanje wabura umupolisi warumvise aya majwi ukavuga ngo umuntu ngo ngiye kumufata uyagwa murafite icyuma umureba yamaze kuvuga ati unyegenda yari yabanje kugorana gufungura yari yabanje kugorana babwira nyirinzu aho yari acumbitse nawe yari kumwica nyirinzu emvaze icyuma arakiteye arangije aje kugitera umupolisi ubwo inama afite umupolisi undi ari bugitera indese abaturage basigaye rero hariya iyo aza kwanga gufungura n'ubundi urugi bari kuruca byanze bikunze yego iyi niyo batanaruca bari kumukorera sigi bakamureka inzara yamurya akizana cyangwa akiyahura ntabwo batari kuruca kuko ntawe wari kumenya niba batari gucukura ngo azahinguka hano nka wa wundi Guzman uyu ni umwicanyi aya kuko ntabwo turi abacamanza ariko arabyivugira aho tugarukiye nawe uburyo yateguyemo ibi bintu ariko ndashaka mbwira abakobwa s'il vous plaît namwe bahungu mugerageze kuganza amarangamutima yanyu. Yes, nkuko mubyumva rero ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu bakomeje gutanga ibitekerezo bagaruka ku rupfu rw'uyu mukobwa Mutoni wababaje abantu benshi, abantu batandukanye wumvaga bavuga batuyu nawe rwose ibyo yakorewe uriya mukobwa ari byo akorerwa. Yego mu Rwanda nta gihano cy'urupfu kihaba, umuntu araburana, igihano kinini kiruta ibindi ni igihano cya burundu. Ariko usanga kenshi na kenshi abaturage batanga ibitekerezo bavuga ati umuntu uba wishe undi nawe yakagombye kwicwa. Igihano cy'urupfu mu Rwanda cyakuweho, nabwo wenda kuba uyu muntu yapfuye ari uko ari cyo gihano inzego runaka cyangwa ubutabera bwari bwashyizeho, ahubwo nuko yashatse kurwanya abashinzwe umutekano. Umuntu wari ufite ibyuma wagira ngo n'ubusanzwe ntatekanye cyangwa ameze neza, yarameze nk'ugize ute, navuga yuko yarameze nk'urwaye mu mutwe, kuko uyu mugabo nyine mu bantu bakurikiye izi nkuru bavuga yuko uyu mugabo n'ubusanzwe yakundanaga n'uyu mukobwa, bakundana cyane kugeza ubwo afashe umwanzuro wo kumwica kubw'ibyo batumvikanyeho. Ariko abantu benshi bakemeza yuko yafashijwe n'uyu mucoma wabakoreraga. Hari abavugaga yuko rwose ngo bari bari gutegura ubukwe, bitegura gusezerana, ariko ibazaho kugira ngo mugere ku rwego umuntu mukundana afata inkota akakwica cyangwa akakubaga mutari mwabana. Birababaje, biteye agahinda. Ibaze noneho iyo muza kuza kubana cyangwa iyo aza kuza kubana nawe yari kuzajya muhoza ku nkeke, ndetse yashoboraga n'ubusanzwe no kuzamwica, kuko n'ubusanzwe yari umukobwa babanaga, umukobwa wari fiance we, umukobwa bakundanaga, umukobwa witeguraga kurushinga. Na n'isaha ntago abantu bari bamenya ngo niki bapfuye cyatumye uyu mugabo amwica urwa gashinyaguro. Hari amajwi yagiye yumvikana y'uyu mugabo bivugwa yuko yaba arayo yifashe mbere yuko
akora ariya mahano mbere y'uko akora ariya mabara. Ese uyu mugabo ibi bintu yabikoreye iki cyangwa yabikoze agambiriye iki? Reka tubanze twumve no ku by'aya majwi ubundi tuze kuza kubihuza, muze kuza no kuduhereza ibitekerezo, mutubwire ese bimeze bite, ese abantu nk'aba babaho, ese niba ukundana n'umuntu ukabona hari imico mibi afite runaka, kuko ntabwo ibintu bita biza gutyo, ntabwo ibintu bita bimanuka mu kirere ngo umuntu ahita agira ubugome kuri uriya rwego, ahubwo ni ibintu, ni imico abasanzwe afite, cyangwa bitaba ibyo bavuga yuko hajya abaho n'amarozi. Abantu bajya bavuga ngo habaho amarozi, umuntu bakaba bamuroga bakamukontorora ku buryo nyine bashobora kumukoresha aya mabara, ndetse ko binagoye kugira ngo ibyo bintu byizerwe.